noneho rwagabanutse. Noneho yari menshi cyane. Yahise agabanuka. Hano se abaye ngira ngo nk'uko muri gukomeza kugenda mubibona, ngira ngo ni umwuzure muri kubona ko uteye ubwoba, cyangwa se umwuzure wabereye mu karere ka Huye, aho uyu mwuzure wabaye ku mugezi uhuza Nyamagabe n'akarere ka Huye. Mu by'ukuri uyu mwuzure warabaye, ariko uwafunze ibikorwa remezo byinshi, aho imodoka zitari zikiri gutambuka, cyangwa se abantu babashe kuba bava mu gace kamwe bava wenda nka Nyamagabe bahita bagenda muri Huye. Ngira ngo uyu mwuzure nubwo wabashije kuba mu karere ka Huye na Nyamagabe, ariko haravugwa yuko ejo bundi habaye umwuzure mu karere ka Rusizi, aho umugezi witwa Katabuvuga wuzuye urarengerana urengera umuhanda, kandi amazi agenda mu isoko. Mu by'ukuri yakukumbye ibicuruzwa bya bamwe mu bacuruzi bari bari gucururiza muri iryo soko, ariko nubwo nta bikorwa remezo wangirije cyane, ariko uwo mugezi wa Katabuvuga waraje mu isoko ukukumba ibintu abacuruzi bari gucuruza. Mu by'ukuri bakomeje kugenda batanga impungenge, cyangwa se bakomeza bagenda batanga ikibazo cy'uko umugezi wa Katabuvuga atari ubwa mbere mu by'ukuri ubashe kuba wakuzura ugatwara ibintu byabo. Bagakomeza batakamba bavuga yuko leta ishobora kuba yabafasha, cyangwa se ikaba yareba nk'ikintu yabafasha, bakaba bareba uburyo basana uwo mugezi wa Katabuvuga. Ni umugezi utoroshye, ni umugezi wananiye abashinwa mu kuba bawukora, kubera ko uwo mugezi ni mugufi cyane kandi ufite n'ikiraro kiri hafi cyane. Mu by'ukuri abaturage bakomeza bagenda binginga leta ko ishobora kuba yabakorera ubuvugizi, ikabasha kuba yakoresha uwo mugezi wa Katabuvuga, kuko muri ibi bihe by'imvura ntabwo byoroshye. Umugezi uri kuzura ukajya mu isoko ugatwara ibintu byabo, kandi ugasanga bari gukorera mu gihombo, nta nyungu mu by'ukuri babona. Ndagira ngo mu by'ukuri muri kubona niyo video, aho amazi cyangwa se uwo mwuzure waraje ujya no mu gishanga cya Bugarama, ni igishanga giherereye mu karere ka Rusizi, aho icyo gishanga aricyo gitunganya umuceri mwinshi mu gihugu. Ni igishanga rero cya Bugarama giherereye mu karere ka Rusizi. Uwo mwuzure rero waraje mu by'ukuri ujya mu muceri, utwara umuceri urarimbagura. Mu by'ukuri nk'uko muri kugera mubibona, muri kubona ko ari amatongo. Umuceri wararangiye kubera ayo mazi witwa Katabuvuga. Uwo mugezi witwa Katabuvuga rero ukomeje kuba iciro ry'umugana no mu karere ka Rusizi, by'umwihariko uherereye mu murenge wa Muganza, aho waraje urakukumba, urasenya ibikorwa, imiceri y'abantu. Mu by'ukuri abahinzi baratakamba bavuga yuko leta ishobora kuba yabakorera ubuvugizi, cyangwa se ikaza ikaba yareba ikibazo cyabo ikahagera, cyangwa se bakaba babahereza n'ingurane, kuko nubwo bari mu by'ukuri iyo Katabuvuga igenda isenyagura ibikorwa byabo, bavuga ko bari kugenda bakora mu gihombo. Nk'ubu ngubu umuceri bavuga yuko wahombye, bataba bakuyemo n'inyungu iri hejuru. Abacuruzi nabo bagakomeza bagenda bavuga yuko ibicuruzwa byabo bigenda bikaba byajya mu yindi migezi nka za Ruhwa na za Rusizi. Mu by'ukuri urumva ko ari ikibazo gikomeje kugenda kivugwa hirya no hino cy'umwuzure. Ndagira ngo uyu mwuzure wabereye mu karere ka Rusizi nitwirwe tuwutindaho cyane, ahubwo dukomeze mu karere ka Huye. Ngira ngo nk'uko mwakomeje kugera mubibona iyo video, hari video naberese mu karere ka Huye, ni umugezi uhuza Nyamagabe n'akarere ka Huye. Mu by'ukuri rero uyu mugezi wagiye ufunga ikiraro abantu bagenda banyuramo bava mu gace kamwe bajya muri Huye. Ngira ngo murabizi ko Huye na Nyamagabe bahahirana. Urumva rero uwo mugezi waje mu by'ukuri ubasha kuba wafunga ibintu byinshi, ibintu birangirika. Mu by'ukuri nta muntu uri guhita cyangwa se abijyava mu gace kamwe ajye mu kandi. Mu by'ukuri tukimara kumenya ko i Huye habaye umwuzure uteye ubwoba nka Rwanda Update Info, twafashe urugendo tujya gusura aho habereye umwuzure. Mu by'ukuri abaturage bakomeje kugenda bavuga yuko leta itarahagera mu by'ukuri ibashe kuba yagira ikintu ibatangariza, cyangwa se ibashe kuba yabafasha, nubwo abantu bakomeje kugenda nyine mu by'ukuri aribo bagenda bihereza ubufasha. Aho hantu rero mu by'ukuri uwo mwuzure wabereye, abantu nta muntu uri gutambuka, nta muntu uri kuva muri Nyamagabe abashe kuba yajya muri Huye guhaha. Urumva ko ni ikibazo gikomeje kugenda gitera ubwoba. Ariko nanone ndagira ngo munyemere no munsi tubashe nabwo kuba twava aho ngaho i Huye. Ngira ngo mwamashije kuba mwamenyaho byinshi kuri uwo mwuzure wabashije kuba wabera i Huye na Nyamagabe. Ariko mu kanya gato ndagira ngo ni video tugezeho, ndaje mu kanya nyibashiremo muyirebe. Ni video tugezeho mu karere ka Rubavu hongeye kuba havugwa umutingito uteye ubwoba. Ngira ngo murabyibuka neza mu myaka 3 ishize cyangwa imyaka 4 ishize, i Rubavu higeze kuvugwa imitingito iteye ubwoba, imihanda irasatagurika, amazu arasenyagurika, ibikorwa remezo birangirika. Ngira ngo muri kano ka mwanya hamaje kuvugwa inkuru yuko mu karere ka Rubavu nabwo hagiye kongera kuba havuka imitingito iteye ubwoba. Mu by'ukuri abantu bagakomeza kugenda bagira impungenge bavuga yuko iyi mitingito mu by'ukuri umwaka ishize
ishize yigeze kuza irimbagura imihanda, isenya ibikorwa remezo, ndetse n'abantu muri icyo gihe mu by'ukuri babashije kuba bahaburira ubuzima ni benshi. Urumva ko ni ibintu bikomeje kugenda bitera ubwoba mu by'ukuri. Urumva ko umutingito iyo waje abantu bagira impungenge kuko amazu yabo arangirika, ugasanga bari kugenda bahomba, imihanda ikangirika, ugasanga ubucuruzi bwabo buri kugenda bwangirika. Mu by'ukuri ngira ngo murabizi akarere ka Rubavu ni akarere mu by'ukuri gahana imbibi na Kongo neza cyane, aho abantu benshi mu karere ka Rubavu usanga bajya guhahira muri Kongo cyangwa se usanga bajya gukorera ibikorwa remezo byo muri Kongo. Urumva rero umutingito ubashije kuba wagaruka mu by'ukuri abaturage babasha kuba babura inzira babasha kuba banyuramo kubera ko imihanda irasatagurika cyane. Ngira ngo mu kanya gato ndaje mbashiremo video igaragaza ukuntu mu karere ka Rubavu imitingito yongeye kuba yagaruka igatitiza amazu, imihanda nayo igasa nkaho igiye gusa yabarukamo, ariko mu by'ukuri ntabwo imihanda yabashije kuba yabaruka cyangwa se ayo mazu abashe kuba yasenyagurika. Ariko nanone bakomeza kugenda bagira ikibazo bavuga yuko umutingito ushobora kuba wakongera ukagaruka kandi nta buryo cyangwa se nta buryo bigeze kuba bakora wenda bwo kuba bakubaka imiturirwa yabo cyangwa se bubake amazu abashije kuba yakomera. Ariko nanone ndagira ngo ntidutinde kuri icyo kiganiro cyangwa se kuri iyo nsanganyamatsiko twari tumaze kuvuga yo mutingito ugiye kubera cyangwa se ubashije kuba byagaragara yuko cyangwa se byavugwa yuko mu karere ka Rubavu nanone hagiye kuba havuka umutingito uteye ubwoba. Ariko nanone reka dusimbukire mu ntara ya Kigali, aho benshi bakomeje kugenda bibaza ku impanuka iteye ubwoba. Ngira ngo ni impanuka yabereye mu mujyi wa Kigali, aho imodoka yari kuva mu mujyi wa Kigali isohoka igenda Rwamagana. Ngira ngo ni imodoka yari ivuye mu karere ka Rusizi yitwaye isima, ni imodoka nanone iri mu bwoko bwa Howo. Ngira ngo izi modoka ziri gukomeza zigenda zikora gisida, aho abantu bakomeje kugenda bavuga yuko byanga byakunda ari nk'amarozi cyangwa se ugasanga abantu bari kubaroga, cyangwa se ugasanga kuko ni ibintu biteye ubwoba cyangwa se ibintu bitangaje kubona imodoka nk'eshanu zikora gisida mu gihe cy'icyumweru kimwe. Ni ibintu nyine biteye ubwoba cyangwa se ibintu bigoye kuba wabyemera. Ariko nanone ni imodoka yari kuva mu ntara ya Kigali mu by'ukuri yari igiye kuba yabasha kuba yagera i Rwamagana, ariko hafi yo kugera i Rwamagana imodoka yabashe kuba yabura balance. Bivugwa yuko yabashe kuba yacika feri, noneho irangije ibura balance ikora agisida yiberanda. Ariko nanone mu by'ukuri shoferi nta kintu yabashije kuba yaba, gusa nanone bari kuvuga yuko shoferi ashobora kuba ari muri condition mbi, binabaye ngombwa ko ashobora kuba yabura ubuzima. Gusa nanone iyi video ndagira ngo ubanze ukande like imbere yuko dukomeza, unakande subscribe, unatere comment kugira ngo tujye tukomeza kubana namwe mu biganiro tubakorera umunsi ku munsi. Niba rero iyi ni Rwanda Update Info, kanda subscribe wiyunge natwe kugira tujye dukomeza kubana natwe mu biganiro tubakorera umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Gusa ndagira ngo mu nyemero no munsi tubashe kuba twasimbukira mu mibereho myiza y'abaturage, aho abaturage hirya no hino bari kugenda bavuga ikibazo gikomeje cyangwa se gihangayikishije abantu hirya no hino. Ngira ngo murabyibuka neza ko REG yatanze imiro mu baturage, ariko nagira ngo mu by'ukuri murabizi ko hari amapoto yagiye ashingwa mu mirima y'abantu. Ndagira ngo abaturage bagiye bababarura, ariko na n'ubu baracyategereje bavuga yuko ingorane zabo batarabasha kuba bazibagezaho. Bagakomeza bagenda binginga leta cyangwa se bayitakambira bayibwira yuko bashonje kandi barabizi ko imyaka yabo bayishe, ariko nanone ingurane yabo ntabwo barabasha kuba bayigeraho. Abaturage rero babasha kuba batwegera batubwira ngo tubashe kuba twabakorera ubuvugizi kuri leta byibuze irebe ko hari ikintu yafasha. Mu by'ukuri REG yarabikoze, ariko nta bantu irabasha kuba yahereza ingurane zabo. Ndagushimiye twabanye kuva iyi video utangiye, uri umuntu w'agaciro cyane. Ariko niba iyi video wayikunze, kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu bikeneye kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. By'umwihariko ahangane kuri Rwanda Update Info, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'ahangaha meza leta ibyagiye itangaza ndetse byagiye bibera mu gihugu nawe ujye ubasha kuba wabimenya. Turakunda cyane hano kuri Rwanda Update Info.